nongeye kubwira ikaze wowe wakanze subscribe kuri Jean Paul TV Show. Niba nawe utari wakanda subscribe nicyo gihe ngo nawe yikande. Nibisanzwe muri iyi minsi turi kureba inzira abahanzi baba baranyuzemo mbere batari binjira mu muziki. Ese baba barize amashuri ahagana he, baba baravukiye he, ese baba baravutse ryari, ese baba barinjiye mu muziki bigenze gute? Ibyo nibyo ngira ngo tugende tureba muri iyi minsi. Kandi nayo nimba hari umustar uzi ushaka ko twarebera igihe yinjire mu muziki, ese byagenze gute kugira ngo winjiremo, uze kugenda umwandike muri comment, ubutanze ahita nkukorera video yawo. Kandi nimba ino video zikunze uze kugenda ukanze like. Uyu munsi wa none tugiye kureba umukobwa udasanzwe, imyaka 3 amaze mu muziki, amaze kwigarurira imitima ya benshi, amaze gukoramo ibitaramo bitagira ingano, amaze guhegukanamo ibihembo. Uwo nta wundi ni Bwiza. Uyu munsi wa none niwe tugiye kureba ese yavutse ryari, ese byagenze gute kugira ngo abone bino bihembo, ese byagenze gute kugira ngo yinjire mu muziki. Uyu Bwiza amazina yiswe n'ababyeyi ni Bwiza Emerance, akaba yaravutse ku itariki 9 Kanama 1999. Umukobwa w'imfura iwabo mu muryango w'abana 4, mu bakobwa 2 n'abahungu 2. Akaba abana na se na nyina mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Yavukiye i Gitarama ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Umuryango we waje kwimukira i Kigali, nyuma bajya gutura i Nyamata mu Bugesera. Amashuri abanza yize kuri Kigali Harvest mu murenge wa Kimihurura. Icyiciro rusange yize mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu. Amaze guhitamo ishami ryo kwiga yize igihe gito mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Bernadeta mu karere ka Gisagara. Asoreza yisumbuye mu rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloyize mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Uyu Bwiza Emerance akaba yahise akomereza muri kaminuza ya Mount Kenya mu ishami ry'ibijyanye n'ubukerarugendo, Hospital and Tourism Management, aho yahatangiye kuhiga mu mwaka wa 2020. Uyu mukobwa ukiri muto Bwiza Emerance yakuze akunda umuziki, ahanini biturutse kuba yarajyanaga n'ababyeyi be mu rusengero akishimira uko baririmba. Yigiraga hejuru mu myaka, ni nako yajyaga kuririmba muri chorale zitandukanye zirimo iz'abana, arabikomeza kugeza n'ubu. Uyu mukobwa yaririmbye muri korali kuva ku myaka 8 y'amavuko, ku buryo atazibuka neza amazina, ndetse muri iki gihe ni umwe mu baririmbyi b'urusengero asengeramo rwakoreraga i Kigali nyuma rwimukira i Nyamata. Uyu Bwiza akaba ashishikajwe cyane no gushyira itafari ku muziki w'abakobwa mu Rwanda, akagaragaza ko ibyo abahungu bakora n'abakobwa babikora mu muziki. Uyu Bwiza Emerance kugira ngo yinjire mu muziki yitabiriye amarushanwa The Next Diva Indi Mbuto, ryabaye ku nshuro yaryo ya mbere, aho ryateguwe na Kikas Music Label. Uyu Bwiza niwe waje kubatsinda amarushanwa. Ibyo byamuhaye amahirwe yo guhita atangira gufashwa n'iyi nzu isanzwe itunganya umuziki, ikorana n'abahanzi mu kubazamura bakabamenyekanisha. Bakaba barasenyanye amasezerano y'imyaka 5 bakorana, akaba amaze gukoreramo album ye ya mbere. Iyo na album yari iriho indirimbo zakunzwe cyane. Uyu mukobwa akaba yaragiye akora ibihangano gakundwa. Ugiye kuvuga indirimbo z'uyu mukobwa yakoze zigakora hiti, ni wavuzivuga ngo uzirangize bwakira bugacya. Hari izo yakoranye n'abanyarwanda, izo yakoranye nabo mu mahanga. Ibyo byamuhesheje kwegukana ibihembo, bituma akora ibitaramo byinshi. Akaba ari unafite indirimbo yakunzwe mu kwamamaza umukandida FPR, iyo yabaye Ogera, yafatanyije n'uwitwa Bruce Melody. Uyu mukobwa Bwiza iminsi yashize akaba yarataramiye abitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, dore ko yabonaga ko abantu bamwishimiye. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane Ogera, dore ko imaze kurebwa n'abarenga 2,500,000, hafi 3,000,000. Uyu mukobwa Bwiza akaba afite n'indirimbo nshyashya yise Ahazaza. Ni indirimbo nziza cyane, nawe nimba uri umukunzi wajya ku rubuga rwa YouTube ukayireba. Uyu mukobwa Bwiza afite iterambere ridasanzwe mu bijyanye n'umuziki, kuko nujya kureba ku rubuga rwa YouTube nta kwezi kwasha adashyize indirimbo hanze. Ibyo ni ibigaragaza ko afite management ikomeye, dore ko agiye akorana n'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Ako kakaba kari agace kamwe k'ubuzima uyu Bwiza yanyuzemo atari yaza mu muziki. Urumva ko ngo bahagaze neza mu bijyanye n'umuziki. Nimba ushaka kureba abandi basitani nagiye mvuga ku buzima bwabo, uze kujya muri video zanjye uhita ubabona. Nakubwiye kuri Bruce Melody nkubwiye ko Remedy. Umunsi w'ejo nzakubwira ku buzima bwa Renaissance uko yinjiye mu muziki. Kandi nimba ari umustar ushaka ko twazakubwiraho, uze kugenda umwandika muri comment. Ubutanza kubwira amateka ye imbere atari yajya mu muziki, se yaba yarawuje mute. Kandi niba ukunda video zanjye ntugende udakanze like. Bye bye, ndabakunda. Iyi ni Jean Paul TV Show.